Ni umurimo abantu benshi bagiye basuzugura mu myaka yatambutse kubera ko abantu bawukora ntibapfaga kugaragaza se ni umurimo wakwinjiriza umuntu agatubutse, usibye ko mu myaka yo hambere wasanga umuntu uwukora ari umwe muri karitsiye kandi ugasanga abantu benshi bavuga ko atahira agatwiko gusa. Umurimo wo gusobanura filime ni umwe mu mirimo yagiye yongererwa agaciro n'abantu bawukora bigatuma imitima y'abanyarwanda benshi n'abatuye mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo barushaho kugenda bawukunda cyane. Ubu ngubu nakuvuga ko Inuma Media yaguteguriye icyegeranyo kigaruka ku basobanuzi 5 ba filime bakunzwe hano mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo, dore ko ari bamwe mu bantu bigaruriye imitima ya benshi kandi bafashe uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda bakaruhindura igicumbi bashobora kwinjizamo amafaranga menshi cyane, dore ko agasobanuye karushijeho kugenda gakundwa mu myaka iri imbere ndetse no mu myaka ishize, karushijeho kugenda gakundwa kigarurwa mu mitima y'abafana benshi ndetse n'abakunzi ba filime hano mu Rwanda. Kurikira iyi ni Inuma Media. Mwanya wa 5 w'abasobanuzi bakunze hano basobanura filime mu Rwanda turahasanga umuvandimwe n'umuvukanyi wa Rocky Kirabiranya, umwe wamamaye muri filime nyarwanda hano bamwita Musa Savimbi, dore ko usibye kuba avukana na Rocky nawe yaje kuza kwinjira mu gasobanuye kandi agakora neza atera ikirenge mu cya mukuru wiwe, dore ko ni umwe mu basobanuzi bakunzwe cyane muri filime zimwe twakwita z'inyapani, za filime zimwe ziba zirimo inkota nyinshi cyane kandi ni umwe mu bantu bakunzwe cyane, dore ko afite nawe ijwi rimwemerera kuba yakora agasobanuye ku rwego ruhagije cyane kandi abantu bakamukunda cyane. Ku mwanya wa 4 turahasanga umwe mu bantu bariye hiti mbehe bakarya hiti cyane kandi bafite ijwi ribemerera gusobanura filime ku rwego rwa karite no ku rwego rufite umwihariko udasanzwe, ubu bakaba bamwita Sankara da Premier, watangiye gusobanura filime ahasaga mu mwaka wa 2015, dore ko muri iyo myaka kuva 2015 kugera 2018 yaje kuza kwigarurirwa n'imitima y'abafana benshi hano mu Rwanda, arabakunda filime ndetse n'abatazikunda, dore ko yakunze gusobanura amafilime menshi harimo amafilime y'ibisasa, amafilime y'intambara, mbehe y'amafilime arimo ibintu byo kwimajina cyane. Sankara n'umwe mu bantu bigaruriye imitima ya benshi mu gukora ayo mafilime kandi bakamukunda cyane, dore ko ni umwe mu bantu nawe ufite abavukanyi biwe benshi cyane binjiye mu gasobanuye, dore ko navuga umwami w'agasobanuye mu Rwanda, umwe wazanye agasobanuye kari moderine, umwe tuzi nka Yanga, ni umwe mu bantu bavukana na Sankara Samano. Yanga rero niwe muntu wazanye agasobanuye kari moderine hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari abatuye mu Rwanda ndetse n'imahanga barushaho kumukunda cyane. Sankara Samano tumusanga ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turasanga umwe mu basobanuzi bamwe bihirinze nta rebo n'imwe yigeze abarizwamo ikora agasobanuye, haba za African Movie Market ndetse n'izindi nyinshi cyane zamamaye mu gusobanura hano filime mu Rwanda, usibye ko we niwe wazanye karite mu gusobanura filime nyinshi zirimo iz'ibihinde cyane ndetse na filime nyinshi z'abanyafilipine, zimwe filime ziba zirimo imagination nyinshi cyane kandi ugasanga afite umwihariko cyane, akorera muri The Great Entertainment, nawe yazanye agasino ka Be The Greater, ni umwe mu basobanuzi bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko nawe yigaruriye imitima ya benshi hano mu Rwanda mu gusobanura amasizoni y'inkota, dore ko afite umwihariko w'ijwi rituje kandi akaba afite ijwi rya karite kurusha abandi basobanuzi bagezweho barimo barazamuka muri generasiyo yiwe hano mu Rwanda, dore ko ni umwe mu bantu bakunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ku mwanya wa 4 ku wa 2 turahasanga umusobanuzi umwe mu bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yigaruriye imitima ya benshi, bamwe tumuzi nka Giti, abandi tukamwita The Boss, abandi tukamwita uwo bita Giti da Premier,
magagari kibamba papa umusaza wihaye inkotanyi cyane uvuga rikijyana kandi ibyo avuga arabimerita cyane dore ko ni umwe mu bantu bazanye agasobanuro dore ko nawe avukana na Sankara da Premier nawe Junior da Premier ni umwe mu bantu bazanye agasobanuye kari moderna hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko nyuma y'uko mukuru wiwe yanga aho aviriye mu gasobanuye urebye inkoni yo gusobanura filime ni nkaho yasize ayiragije Junior giti cy'imizi mirefu dore ko ni umwe mu bantu basobanura amafilime y'ama action amwe arimo imigeri myinshi cyane n'ingumi nyinshi dore ko afite umwihariko wo gutera karuru muri filime ugasanga ni ibintu biryoheye abakunzi ba filime hano mu Rwanda ndetse n'abakunzi bagasobanuye muri rusange nakubwira ko iyi ngiyi ari Inuma Media Show kandi subscribe ubundi twari turushaho kuguma kubana mu biganiro byacu ku umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye ukajya urushaho kubona ibiganiro byacu tukicyaplodinga ukaba uwa mbere ukibona mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere nakubwiye ko Junior giti cy'imizi mirefu dukunze kwita Papa Bubuna ni umwe mu bantu bakunze kwegukana ibihembo byinshi by'umu entrepreneur wa filime wa mbere hano mu Rwanda dore ko igihembo cya 2021 ari Junior giti wagitwaye dore ko niwe musobanuzi wenyine wari wakoze amafilime menshi kandi agacuruzwa n'aba DJ benshi mu Rwanda ku mwanya wa mbere turasanga icyamamare umuhitinzi umwiryi ndetse akaba n'umusobanuzi wa karite ufite ijwi riryoshye kandi riryoheye amatwi utapfa kurambirwa mu matwi yawe dore ko ni umwe mu bantu bazanye agasobanuye bakavana ku rwego rumwe bakageza ku rundi niba utabyemeye bagafata agasobanuye bakagakundisha imitima ya benshi abamama abadamu abakobwa abasore n'inkumi bose ugasanga niwe musobanuzi barimo barisangamo uwo nta wundi ni Rocky Kirabiranya Rocky niwe musobanuzi wa mbere wazanye agasobanuye akamwe kaba karimo umwiryo mwinshi pana ibyo mu muryango wo kwa Junior Sankara ndetse na Yanga bamwe bo bakundaga kuzana filime basereza abantu ariko ubwe yazanye agasobanuye kwe akajya akiyerekeza ahubwe kuwe ku giti cye akerekana ko ari umuntu ukaze wa mbere mu gihugu akagezana na zimwe mu mvugo zimwe twita amasirenge zigakundwa cyane kuri uru ruhando rwa entertainment mu Rwanda ugasanga abantu benshi nizo barimo barakoresha nakubwira nk'imvugo yazanye nka hahiye koko ndi byose mbehe ndi kimomo mbehe ni imvugo nyinshi nta myaka ijana izo mvugo nyinshi zabaga zavuye muri Rock Entertainment nakubwira ko niwe musobanuzi wakunzwe hano mu Rwanda kurusha abandi ubu ngubu akaba anagikunzwe kandi akaba anayobowe abasobanuzi bakunzwe hano mu Rwanda Rocky Kirabiranya niwe uri ku mwanya wa mbere nakubwira ko ingi ari Inuma Media wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe ubundi ukajya urushaho gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko bwije n'uko buke tukicyaplodinga ukajya uwa mbere mu kukireba kandi ushobora kutwandikira muri comment ukatubwira ese ni uwuhe musobanuzi ubona wa filime urenze kandi urimo ari entertaining abantu cyane wagakwiye kuba yaje muri rutonde ese nawe ni kubibona ibi ngibi twabikoreze dukurikije amatora twakoresheje nawe ushobora kutubwira uwo wabonye wasigaye muri rutonde icyo nzi cyo nawe ashoboye kuba ashoboye ariko abantu yenda batari bamukunda cyane wowe iyi ni Inuma Media kanda muri comment utubwire uko ubyifuza kandi igitekerezo cyawe ni inyamibwa kandi tuzacyakira na yombi ushobora no gukora share ku biganiro byacu ukabisangiza abantu benshi batandukanye baba batabashije kubikurikirana inshuti zawe ukazibwira ko Inuma Media niyo YouTube channel ya mbere kugezaho amakuru y'ibyamamara abahiti nyarwanda abakobwa kazi nyarwanda bamwe baba bameze neza mbehe ibintu biri kugenda bihitinga hano kuri iyi mihanda y'Inyarugenge hano ni ku Inuma Media icyo usabwa nta kindi ni subscribe share comment ibindi tukajya turushaho kubana umunsi kundi ngende Inuma Imaso Rumenera umunyamakuru wanyu ndabakunda cyane ciao mugire umunsi mwiza.